Bereka tu he metre we metre agire ikintu tete tubwire ndimba mureka arabanza se ku kimombo za kuvuga mwe basi wegere ku ruhande basi uje gufata ku ruhande hano abanyamakuru ni benshi induru yabo barimo baravuga ngo niceceke kandi ntago byemewe ntago ngomba guceceka kuko umuntu uri hano wese ashobora kuba atazi imbaraga zo kuva muri gereza ngewe ndazizi. Ndashaka gufata uyu mwanya ashimira Imana yo yabanye nanjye muri bino bihe biba bitoroshye na gato nkaba mbashije gusohoka nyihumeka umwuka w'abazima. Ibyishimo ni byinshi amarira ni menshi titi jambo rimwe akira ururabyo keza niwe umugezeho ururabyo rwiza cyane ni ibintu bitoroshye ni ibibazo nyamara ni ibintu byiza. Titi Brown tuguhaye ikaze Titi Brown tuguhaye ikaze kandi komera byose birashoboka mbwira abantu bose ko ibintu byose bishoboka nagira ngo aka kanya urabizi neza ko umva ko aba bantu bose baragukunda aba bantu bari hano baragukunda abantu baje kukwakira ni ibintu bidasanzwe nagira ngo utubwire muri makeya hanyuma ubundi dukomeze kuko ntabwo ibintu biri burangirire hano. Mbo emotion zamwishe mumureka zamwice byo kumukatira ubuzima ibyishimo ni byinshi amarira ni menshi titi jambo rimwe akira ururabyo keza niwe umugezeho ururabyo rwiza cyane ni ibintu bitoroshye ni ibibazo nyamara ni ibintu byiza. Titi Brown tuguhaye ikaze Titi Brown tuguhaye ikaze kandi komera byose birashoboka mbwira abantu bose ko ibintu byose bishoboka nagira ngo aka kanya urabizi neza ko umva ko aba bantu bose baragukunda aba bantu bari hano baragukunda abantu baje kukwakira ni ibintu bidasanzwe nagira ngo utubwire muri makeya hanyuma ubundi dukomeze kuko ntabwo ibintu biri burangirire hano. Mbo emotion zamwishe mumureka agire ikintu nta kibazo tubwire Imbikumande muramuza kuvuga kubera ku ruhande basi uje gufata ku ruhande hano abanyamakuru ni benshi induru yabo barimo baravuga ngo niceceke kandi ntago byemewe ntago ngomba guceceka kuko umuntu uri hano wese ashobora kuba atazi imbaraga zo kuva muri gereza ngewe ndazizi rero reka tureke Titi avuge urumva ibyo rero ntago wambwira niba utaje kunyakira ariko ngewe nzi imbaraga zo kuva muri gereza ijwi rye riribuze murakoze. Man ibi bintu man ntago nyine ntago mwe nabibasobanurira ngo mwumve ibyishimo mfite after 2 years. Iyi niyo tariki nafatiweho ni nayo tariki bansomeyeho iyi ni tariki nyine ifite ikintu ivuze mu buzima bwanjye tu. Ndashaka gufata uyu mwanya ashimira Imana yo yabanye nanjye muri bino bihe biba bitoroshye na gato nkaba mbashije gusohoka nyihumeka umwuka w'abazima. Ni benshi bagenzi banjye bo muri industry bitabye Imana ndi muri gereza ariko ngewe Imana kuba yarandindiye muri no gereza ni ikintu nshima Imana. Ndashaka gushimira cyane ubutabera bw'u Rwanda nyuma y'igihe kinini negereje abanyarwanda bategereje maye ubutabera kandi buciye mu muco. So ndashima ubutabera bw'u Rwanda butabera nkafata uno mwanya nkashimira buri muntu wese wambaye hafi ndavuga abansuye abanyohereje amafaranga abazamuye ijwi ryabo abansengeye kuko
hari utaransuye ariko yaransengeye, hari utaransengeye ariko yaranyurije amafaranga, hari utanyurije amafaranga ariko akaba yarateye comment, akaba yarasabye ko nahabwa ubutabera. Finally byabaye, nkashaka gufata uno mwanya wanje. Sinzi ko aho nahera mbivuga, ndashaka gushimira itangazamakuru muri rusange. Mu by'ukuri nubwo ndi kuvuga ngo abantu bazamuye ijwi, iyo bitaza kuba mwebwe abantu ntibari kuzigera bamenya urubanza rwanjye uko rumeze, uko rwagenze. Ndashimira itangazamakuru muri rusange, haba ibitangazamakuru byandika, haba ibikorera kuri radio, haba ibikorera ku mateleviziyo. Ndabashimira uko muri hano mwese mwifashe mukanyishyuza amafaranga ya essence mwakoresheje muza ku rukiko basubika. Sinzi ko nabona ikintu mbishyura, ngewe ntago nabona ikintu mbishyura. Icyo nge nabasabira, mukomeze, Imana ikomeze ibamera umugisha, ikomeze ibagure mu kazi kanyu, ikomeze mbese nyine ibaha amakuru yose mukeneye, simuzigire mubura amakuru mu buzima bwanyu. Kandi mbijeje yuko imbaraga mwataye, ijwi mwavuze kugira ngo mbashe gusohoka hano bitazapfa ubusa. So nicyo ngicyo navuga kwanza muri kano kanya. Kariyeri irakomeje? Of course, ubu ngubu nibwo ngiye gutangira. Ubu nibwo ngiye gutangira. Ikintu ngiye nakisabira abanyarwanda kwanza, man, maze imyaka 2 njyamye. Ibyo ubu meze nk'umuntu usa nkaho inzu yanguyeho. Mvuze muri make nta kintu na kimwe nsigaranye, sibyo? Ariko n'ubundi ngiye nizera ko abantu bambaye hafi mu bibazo ntaba nasohotse ngo mu byishimo bibananye. Nizera ko nyine mutazatuma nangara, mutazatuma njya imihanda, sibyo? Nizera ko ngiye ikintu nkeneye nuko mumfasha nkubaka fondasiyo. Inzu nzashyiraho mwe muzayireba, nzashyiraho convention 3. Icyo nsaba ni imbaraga zanyu, gukongera kunsapotinga n'ubundi nkuko mwasapotinze amasengesho, mukamfasha mu buryo buri financially, urumva, kuko nyine nararabujije imyaka 2 udakora, nyine nta kintu ukora, namwe murabyumva nyine. Ikintu kinshimishije cyane nyine nsubira mu muryango wanjye, ninjye witaga ku muryango wanjye, kandi bose amakuru yabo narayakurikiranaga, nta wavuye mu ishuri, barakomeje bariga. Ubu nanjye ngiye kuza nkomerezaho abantu bo hanze nyine bafashije, bari bagejeje. Mbese nibyo nabasaba muri rusange, mumbe hafi. Kandi ikindi cya mbere gikomeye cyane nshaka kubasaba, mumbe hafi kabisa, munganirize, kubera ko ntabwo nabura kubabwira ko mfite akantu kameze nk'ihungabana. Kumara imyaka 2 murabizi byose byabaye, imuka ubuzi kutashye nyine ejo bigahinduka kubera nyine igihe nyine nahuye n'akantu k'ihungabana. mani, mumbe hafi tu mu buryo bwa mentality, mumbe hafi kuko ndabikeneye cyane. Ikindi ndishimye cyane, mwabibonye, am excited kubabona mwese mungana gutya man. Nubwo nyine first monsanze hano nabirenze, gusa ndi muzima, ndakomeye. Ndashimira RCS nayo na service nari nemerewe, yigeze banyima, urumva, serivisi zari zose nari nyene nemerewe narazihawe. Ni nayo mpamvu nsohotse, murabona nyine mbere nari nanutse man, abantu muzi meze gutya, meze nk'umuntu ubera mu muheha, murabona ko nyine ndabyibushe, nta kibazo mfite man. Nyine thank you abanyarwanda mwese, thank you my fans, my family, thank you so much. Kuri metre wawe niwe ngiye kugeraho, uyu mugabo mubona hano. Abantu nuko wenda benshi ntabwo twatangiranye urubanza, ngiye nagize abametre barenga 5. Uyu niwe mwavoka twaganiriye turahuza, we yanansanze ndi mu financial bitameze neza, we aranyemerera arambwira ngewe ngiye kukuburanira, nusohoka nabizi tuzashaka amafaranga ukayama. Urumva, uyu mugabo yaraje aramburanira, yirukanka muri dosiye yanjye akoresha essence yo kuza hano, mwahabonye ni kure. Uyu mugabo yazaga kundeba mu cyumweru inshuro 2 hafi cyangwa 3, nta kintu na kimwe nigeze mwishyura. Elias, warakoze. Uyu mugabo ni umuhanga man, ibintu byari byarananiye abametre bose nagiye ngira, dore uyu nguyu niwe ubigezeho, mwaramubonye yarahabaye, abaje mu rukiko mwaramwumvishe kazi kuburana. Ahubwo ufite dosiye ukaba nakazi uri kumabira kure, uzakora uburoko. Thank you Elias, kandi Imana nawe ikomeze kubagure mu kazi kawe. Nibyo navuga abasaza, ngiye gukora ibintu birenze man. Murekeraho murakoze, ngira ngo
Tegura dosiye ntabwo gutegura dosiye ni ugushaka ibimenyetso ibimenyetso bishoboka kuvuga ngo nza muri dosiye ya wanjye mu by'ukuri ubushinjacyaha bwavuga ko yigeze yemera urakunze wa muhungu kagira imana kagira u Rwanda arampakanira ndamubwira none se witeguye ute ko twagenda tukabwira ubushinjacyaha noneho yuko wajya gupima ati ariko kugira ngo mpimwe nuko tugomba kujyana njye nawe ndibuka ko uwo munsi ari tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu nyuma nari nanarwaye nanagiye no kwa muganga rwose ntanameze neza mushiki we arampamagara Nadia arambwira ati se ati uri buze kubasha kuza kureba uburyo titi bari bumupime ndavuga nti niyo naba ndi mu bitaro ndimo serumu ngomba kuza nabwira muganga serumu akanzana nayo niko byagenze kuko njye naje kuri Rwanda Forensic Laboratory